Ndagusuje nshuti muvandimwe uri kutwumvira kuri mikoro za Rwanda Media News. Amahoro y'Imana abane nawe wowe uri kutwumvira mu Rwanda mu turere dutandukanye ndetse no hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye. Muri aka kanya rero nyemera nkumbe nakubwira ingingo tugiye kwibandaho mu iki kiganiro. Ingingo ya mbere ni uburyo umuhoro wawe buri munsi wafungurwa. Ingingo ya kabiri ni uburyo indege y'Amerika yaba yararashwe muri Iran, ndetse ingingo ya gatatu ni ukuntu Amerika yaba igiye noneho kwifungira umuhoro wa Hormuz burundu. Rero kugira ibingibi byose ubyumve, kugira ujye ubikurikirana gatanu kuri gatanu, ndagushishikariza gukora subscribe, share and comment, ufungure n'akazogera kugira ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Twihuse cyane rero nk'uko mwe mumaze iminsi mubyumva biri kugenda bicaca hanze ku mbuga nkoranyambaga, kuri channel ya Rwanda Media News naho bicaho umuhoro wa buri munsi warufunzwe bitewe n'irantambara. Ni nayo mpamvu mwagiye mwumva ibiciro bya gaze ngo byazamutse, ibintu byose byahenze. Nta kindi cyari kiri kubiterana n'uriya muhoro wa buri munsi urimo, kuko uriya muhoro wa buri munsi ucamo ibisaga 20% by'ibiproducingwa byose ku isi, byose bicara muri Hormuz. Hacamo gaze za petroli, ibintu byinshi byo kurya ni byinshi bica muri muhoro wa Hormuz. Rero urumva ufunze twese, niyo mpamvu usanga ubukungu bwatangiye kujya hasi bw'igihugu, kubera ko tuba turi guspendinga amafaranga menshi. Murumva rero ni ibibazo, niyo mpamvu Amerika iri gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo uriya muhoro wa Hormuz ube wafungurwa. Ariko Iran nayo ikavuga ati ino ntambara yatumye ibikorwa byacu byo mu gihugu byangirika, ubwo rero natwe uriya muhoro wa buri munsi nituwufungura turaba twashyiraho amafaranga kugira tuzabashe gusanura ibikorwa byacu byangiritse. Niyo mpamvu rero uwo muhoro wa buri munsi uri gukomeza kuzamo ibibazo, ariko umuhoro wa buri munsi wari wafunguwe bidasubirwaho. Ariko Iran iravuga ati twebwe kubera ibikorwa byacu remezo byangiritse mu gihugu kubera ino ntambara, tugiye gushyira amafaranga, buri muntu wese uzacamo no muhoro wa buri munsi arajya adusoresha, arajya atanga amafaranga. Kandi Iran niyo yatangaga uburenganzira bwo gucamo uwo muhoro wa buri munsi. Umuhoro wa buri munsi nkuko mwe mukugenda mubyumva utezemo ibisasu. Iran yaravugaga ngo ugomba guca ngaha kuko mu nyanja harimo ibisasu. Rero niyo mpamvu yatumye Amerika nayo ivuga ati ntago byakunda, ntago byashoboka, ahubwo twebwe tugiye kwishyira ingamba zacu nshya, tugiye kwifatira iyindi myanzuro. Amerika nayo ihita ifata imyanzuro yo guhita noneho igotesha, ishyiramo ubwato bw'intambara mu muhoro wa buri munsi, noneho bawufunge burundu, ntagire ikintu kizajya kinjira mu uwo muhoro, ndetse ntagire n'ikintu kizajya gisohokamo. Namwe murabyumva rero ukuntu Amerika nayo yahise ibigenza, yahise yoherezamo ubwato bw'intambara nk'uko mubiri kubona ku mafoto. Buriya n'ubwato bw'intambara bwa Amerika. Ubwo se uriya muhoro wa buri munsi buriya nta kintu gishobora kwinjiramo, nta n'ikintu gishobora gusohoka. Ikindi kintu cyagomeje gutungura abantu ku isi rero ni ukuntu Amerika yari iri kubona ubwato bw'Abashinwa bukomeza bucaracara mu muhoro wa buri munsi. Amerika ikabureba ikabwihorera, bukagenda bugasoza butwara ibicuruzwa byabyo, bukinjiza ibicuruzwa byabyo mu muhoro wa buri munsi. Ariko Amerika nayo ntigire ikintu ikora. Abantu twakomeje gutungurwa, mbese ni ukubera iki bari kureka Ubushinwa bugakomeza kugenda, ari bavuze ko nta kindi kintu cyemerewe kwinjiramo, nta n'icyemerewe gusohoka. Ibyo byakomeje gutungura abantu benshi, natwe ntago turamenya impamvu, ariko nitubimenya nta handi waza kubisanga ni hano kuri Rwanda Media News. Saudi Arabia nawe ikakomeza kubwira Amerika nyaboneka nimuve mu muhoro wa buri munsi, kuko nimukomeza kuguma mu muhoro wa buri munsi Amerika ifite ubushobozi bwo gufunga Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb nawo ni umuhoro winjira hariya mu nyanja itukura, ni umuhoro winjira mu nyanja itukura uza muri Afurika. Urumva rero nibaramuka bawufunze, ibintu byavaga muri icyo gihugu bisohoka hanze, murumva nabwo biraza kuba bigoranye. Saudi Arabia nabo yo irabitangiye kugira ibibazo, itangire kwijundika Iran, yijundika Amerika, yijundika Israel, kuko nibyo bihugu nyine biri gukurura
izo mbogamizi zose, nibyo bihugu biri gukura ibyo bibazo byose. Rero Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa noneho byabonye bikomeje kunanirana, biravuga ati katuze tube twababahuza mw'ino ntambara, katuze tuba twabahuza mw'izi ntambara, aho umuyobozi w'Ubufaransa Macron yatangiye kubwira perezida wa Iran ndetse na perezida wa Amerika babe bakicara bakabiganiraho, ariko Trump ntabyumva. Wehe icyo ashaka ni intambara bikaba nyine bikarangira, kuko Trump yashatse ibiganiro hagati yiwe n'uwa Iran biranga. None Trump we nta kindi yafashe, ni imyanzuro yiwe ni uguhatana kugeza ageze ku ntsinzi. Aho umunyamakuru yari ari kubaza Trump aravuga ati icyo twishimira ni uko twateye Iran tukayaka intwaro. Mu kiganiro cyatambutse nicyo kintu yari ari kwishimira, ndetse naho perezida Trump byakomeza bicaracara bivuga yuko yapositinze bigeraho ifoto arayisiba, kandi ibyo ngibyo ntabwo byari bisanzwe yuko Trump apositinga ifoto ku mbuga izo arizo zose akagera akayisiba. Yari yapositinze ifoto yigize umucunguzi, yigize Yesu Kristo, abantu bamufashije mu gutorwa kubera ko ari abanyamadini. Baramubwira ati reka ibyo ngibyo ntabwo bibaho, aho ngaho waba ugiye gutsindwa, byaba byarangiye, waba utangiye kwigereranya. Ni ibintu byatunguye abantu benshi kubona Trump yasibye iyo foto, byatunguye abantu benshi, natwe byadutunguye kubera ko twari tuzi yuko Trump ntabwo ajya apfa gukura ifoto ku mbuga nkoranyambaga naho abantu bayiteraho amakomenti, ibyo ntabwo ari byo, bakatira komenti z'ibintu bibi. Trump ntiyari asanzwe akura ifoto ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi yayikuyeho bitewe nuko abamutoye bamufashe kubimwumvisha, arabyemera ayikuraho. Nkuko nari ndi kubibabwira rero mu ncamake, indege ya Amerika yari igiye muri Iran kubera ko ubwirinzi bwose bwa Iran bari barabukuye. Ubwo rero Amerika yari izi ngo ni ukugenda wigererayo, noneho batunguye kubarasira indege ikomeye cyane yo mu ntambara. Byatunguye Amerika, byayicanze, bavuze ati ubwirinzi babukuye. Ubwirinzi se ni support bahaye Iran cyangwa nibyo bari babitse? Umuvugizi mukuru wa gisirikare wa Iran aravuga ngo twebwe ibingibi ni ibikoresho tuba dufite tuzakoresha mu gihe cya nyacyo. Ubwo ngubwo murabyumva, yari ari kwishima kuri Amerika nyuma y'uko barasiye indege. Ariko ikindi kibazo cyakomeje kuvuka, umusirikare wari uri muri iyo ndege wa Amerika ari he? Nicyo kintu bari kwibaza. Ubwo ngubwo murabyumva, Amerika iri kumushaka ndetse na Iran iri kumushaka, ariko ikamushaka ari mu gihugu cya Iran. Murumva rero umusirikare afite ibibazo, ariko bari abasirikare baba baratojwe, ni abasirikare baba bahuguriwe biriya bintu ku uburyo bwose. Nimba indege irashwe, kubera ko umupilota ababireba, nimba indege irashwe aba agomba guhita akanda kuri ziriya ntebe zabo, haba harimo umutaka, none ugahita umumanura. Bakaba baratojwe ibintu by'ibanze, kuba wakikorera ubutabazi bw'ibanze, harimo kwivura, harimo kuba resista, ukaba nyine watuza, ukaba wamenya kwihisha ku buryo umuntu uri kuguhiga atakubona. Rero ibyo bintu byose baba bifitemo uburambe, baba barabitorejwe. Niyo mpamvu kumufata biba bigoye. Ashobora kukwisha uri mu gihugu cyawe kandi nawe ari mu gihugu cyawe, kumushaka kuzamubona bikazakugora. Bakanigishwa uburyo ushobora gutanga ibimenyetso kugira ngo igihugu cyawe kibone aho uri, cyo cyabasha kuza kugutabara. Ibyo byose ni ibyo baba baragiye bigishwa, ugasanga ariko mu gutanga ikimenyetso ukagitanga mu buryo uri kuguhiga ataza kubimenya, kuko abonye utanze ikimenyetso yahita amenya aho uri. Mwakomeje kubyumva rero, ino ntambara ya Iran na Amerika kugira irangire, urumva uretse Imana, ino ntambara kugira irangire nta kindi cyayirangiza uretse Imana, kuko n'ubuyobozi bwa Katolike ku isi bwakomeje kujyamo, ariko Trump nta kintu ari kumva, ahubwo bari gukomeza baterana amagambo na Pope Leo, gukomeza baterana amagambo bikomeye cyane. Ariko
wowe nimba warakoze subscribe, share and comment. Ibiganiro byacu uraza kubibona 5/5. Mukanya ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uko Papa ndetse na Trump bakomeje baterana amagambo. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.